Ijambo ry'umunsi. Ibisabwa, hari imvugo isanzwe ikoreshwa cyane ngo Imana ntiyitaye ku bushobozi ufite ahubwo yitaye ku kuboneka kwawe. Iyi mvugo ariko burya ntabwo ariyo. Imana yitaye ku bintu byose bishobora kuba mu buzima bwawe, kandi ibi ngibi byombi Imana ibyitayeho. Muri make, iyobokamana nyaryo ritubwira ko ubushobozi bwose dufite tubuhabwa n'Imana. Tugomba kwemera rero ko Imana iha abayobozi bayo ibikenerwa byose kugira ngo bakore umurimo wayo uko bikwiriye mu buzima bwacu. N'abuyobozi ku isi na bumwe ushobora guha umukozi akazi ngo umukozi ngenderwaho mu kigo kandi nta bumenyi afite bwo gukora ako kazi. Ni kimwe rero nuko ntawe ashobora kuzamurwa mu ntera mu kigo runaka atarigeze akora neza imirimo ashinzwe, wagaragaza itandukaniro mu bandi bakozi. Nkuko tumaze kubibona rero, igikenewe akaba ari uguhozaho uko abayobozi bafite impano kugira ngo umuntu abashe gutera imbere. Yesu Kristo yasabye aba bantu kugira umutima ukomeye nk'uw'umushumba. Soma Yohana igice cya 10 umurongo wa 21, usome kandi igice cya 16 umurongo wa 18, usome mu byakozwe n'intumwa igice cya 20 umurongo wa 28, Abakorinto ba mbere igice cya 9 umurongo wa 7, ndetse na Petero wa mbere igice cya 5 umurongo wa 2. Ntabwo ari buri muntu wese ufite ubushobozi bwo kuyobora abantu. Ibyanditswe bigaragaza ibisabwa, abo bose bikabigaragaza ibisabwa. Tuzareba rero ibyangombwa bire yanditse bigaragaza yuko umuntu afite ubushobozi bwo kuyobora abantu cyangwa se nanone afite uwo muhamagaro. Ni ibiki bisabwa kugira ngo ugire imiyoborere myiza nk'umuyobozi mukuru? Ibi wabisanga muri Timoteyo wa mbere igice cya 3 umurongo wa 2. Ni ibihe bisabwa byashyiriweho abadiyakoni? Soma Timoteyo wa mbere igice cya 3 umurongo wa 8 ugeze ku wa 13. Ni irihe tandukaniro riri hagati y'ibingibi n'ibisabwa umukuru w'itorero? Ntabwo dushobora gutandukanya na gato gukora ndetse n'umurimo. Hari uburyo rero butatu bw'imyitwarire yo kwinjira mu bwoko bw'ubukure Imana idufitiye. Mu ncamake z'ibingibi byose rero tukaba tugomba kumenya yuko Imana yifuza yuko abakristo bayo bakura. Reka none muri aka kanya turebere hamwe umutima ukiranuka kugira ngo habeho gukura mu Mana nk'uko biri bigaragaza nuko abizera bagomba guhinduka mu mitima yabo. Abizera nyakuri nabari ku isonga mu kurushaho gukura mu by'umwuka. Reka none turebere hamwe abahamagawe. Abahamagawe n'abizera bakuze ubwabo bishyize mu mwanya w'umurimo bahamagariwe gukora. Aha umurimo wahamagariwe gukora ushobora kuba utaboroheye, ariko kandi gukomeza gukura kw'abizera kukaba kubatera kuwukora bizeye kuko bazi neza yuko uwo murimo ari ingirakamaro ku Mana. Ugomba kandi kuba uciye bugufi cyane. Abizera bamaze gukura kandi bagakomera neza batangira kwizera nk'abana batoya, bagatangira kwizera ibyo Yesu Kristo yabasezeranyije. Ugomba kuba umuntu uciye bugufi cyane, kandi guca bugufi ni ingenzi ku kwizera, kandi umuntu uciye bugufi cyane nawe rwose kumvwa bikabizamworohera. Ikindi ni umuteguro. Abakristo benshi nabwo bajya bishimira uburyo Imana ibategurira kuzaba bameze ejo hazaza. Imana ireka ibibazo ndetse n'ibigeragezo byose birushya bikakugeraho kugira ngo igutegurire kwinjira mu byiza by'ahazaza. Ni muri uku kuri rero k'urumuri Imana ikorera mu mibereho yacu mu buryo butatu bw'ingenzi. Uburyo bwa mbere ni umutima wawe. Imana yita ku bintu byose biri mu mitima y'abantu bayo. Imana kandi ikaba yita n'imyitwarire yawe yarejejwe. Soma Filipi igice cya 2 umurongo wa 5. Yita ku bibazo byo mu muryango wawe kandi kita cyane kuko byarakemutse. Soma Matayo igice cya 5 umurongo wa 23 kugeza ku wa 24. Imana kandi ikaba yita ku kureba niba witeguye kwemera imanza zayo zitabera. Soma Heburayo igice cya 12 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Imana ikabireba niba twiteguye kuba abagabo bo kuyihamya ndetse no kwihamiriza abantu. Soma ibyakozwe n'intumwa igice cya 1 uhere ku murongo wa 8. Ikintu cya kabiri Imana yitaho rero ni imitekerereze. Mu mitekerereze Imana ira niba abayobozi bagezweho bazabiteguye gukora umurimo w'Imana. Soma Gutegeka kwa 2 igice cya 17 umurongo wa 19 na Nehemiya igice cya 8 umurongo wa 8. Urebe kandi muri Timoteyo wa mbere igice cya 4 umurongo wa 13. Ibi bikurikiyeho noneho bikaba ari ibitabo, ibinyamakuru ndetse n'inkuru zanditse. Abayobozi bagezweho bazagira ubumenyi kuri Bibiliya, iyobokamana, ivugabutumwa ndetse n'ubumenyi busanzwe. Abayobozi bagezweho bazaba bazi uko batanga ibisubizo kurusha uko bamenya ibisubizo byose. Ahangaha rero ikintu bagomba kwitaho icyambere ni ubunararibonye. Imana izakoresha ubunararibonye bwo mu bikorwa by'abisi irebe niba byaba byaratanze umusaruro. Izanakoresha kandi imirimo y'ubucuruzi bwo kwisi buzongererwa ku mirimo y'Imana itegura abayobozi bayo. Imikino ngororamubiri nayo izamura imyitwarire. Ubunararibonye rero mu mibanire bukabugaragaza ubushobozi butandukanye bwo kubana n'abandi. Niba rero wifuza kuba umwigisha ndetse nawe udukurikiye muri aka kanya, reka twizere yuko iby'ingenzi wakoresha umaze kubisobanukirwa. Ngibyo rero iby'ingenzi bisabwa kugira ngo uzabe umwigisha mwiza, umwigisha Imana izishimira, ndetse n'abagukurikiye bose ubutumwa bwiza bw'Imana uzaba uri gutanga bukabageraho byoroshye cyane. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI.
waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa3.nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguhe umugisha.